Ndagusohoje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyabihu, amakuru mabi cyane aho abaturage bariye karungu bitewe n'ibyo abaganga barimo kubakorera birimo gutuma ubuzima bwabo bujya mu kaga gakomeye cyane. Ese abo baganga barimo gukora iki abo baturage batuye muri ako karere ka Nyabihu? Ese ubuyobozi buvuga iki kuri iki kibazo cyagaragajwe n'abo baturage bitewe n'ibyo abo baganga barimo barabakorera? Ese abo baganga baba bahereye mu kahe gace ko muri kano karere ka Nyabihu? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twabateguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi, maze ukara munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo y'ibya makuru yumvikanye mu karere ka Nyabihu yateye abaturage uburakari bukabije. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage ntacyo bashaka kumva, barimo kwibaza niba abaganga bavurira ku ivuriro ry'ingoboka rya Kazirankara barize cyangwa batarize, ngo kuko ibyo barimo kubabonaho biteye amarira n'agahinda. Ibi aba baturage babivuze nyuma y'uko abagana ivuriro ry'ingoboka rya Kazirankara riherereye mu kagari ka Nyamitana mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu, bavuga ko iyo bagiye kwivuza abaganga babarangarana, noneho byagera nijoro bikaba gaterera nzamba, cyane cyane ko baba bafashe no ku gatama cyangwa ku gasembuye. Bakaba bifuza ko iki kibazo cyabonerwa umuti byihuse bagahabwa serivisi inoze, kuko ubuyobozi nibugomeza kurangara abaturage benshi baraza kuhaburira ubuzima, kuko bano baganga bo ntacyo baba bitayeho. Umwe mu babyeyi bahuye n'itangazamakuru ubwo ryahageraga witwa Mukamwezi Eline, ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati: turaza tukirwa twicaye hano bakatuvura nyuma y'amasaha nk'arindwi muganga akakubwira ngo uzagaruke ejo, nyamara tuba turembye. Ibi bintu bitugiraho ingaruka zinyuranye kuko bituma turemba cyane. Tekereza kuba twegereye ivuriro muri metero nkeya, ariko wagenda mu gitondo ukaza saa 12 z'umugoroba. Abagana iryo vuriro bahura n'ibibazo, ariko ngo byagera nimugoroba byo bikaba ibintu bikomeye, ngo kuko ngo hari abaza bamaze kunywa agacupa ubwo baba baje ku izamu gukora nimugoroba, nk'uko Habimana Inoke yabihamirije itangazamakuru mu magambo ye agira ati: mperutse kuzana hano umwana nimugoroba, asanga umwe mu bavura hano yinywereye agacupa kugira ngo azame serivisi. Byo byabanje kuba amahane, kuko namubwiye ko natamera umwana imiti mbibwira meya w'akarere ka Nyabihu. Aha rero no kuba duhabwa serivisi mbi cyane mu bihe bya nimugoroba ni ikibazo cy'ubusinzi, kuko buriya umuntu umaze gusinda ntabwo yavura neza. Iki kibazo bagihagurukire kuko kimaze gufata indi ntera, kuko n'abaturage baraza kuhaburira ubuzima ari benshi. Abo baturage bari bamaze kutugaragariza aka karengane bahura nako kuri rino vuriro. Twahise tuvugisha umuyobozi w'ivuriro ry'ingoboka rya Kazirankara, Nzabaranuma Jean Marie Vianney, avuga ko iki kibazo atarakiza, ariko ngo agiye kugikurikirana arebe niba koko nijoro bahabwa serivisi mbi kubera ubusinzi cyangwa se kurangarana abarwayi babishaka. Ubwo yasubizaga umunyamakuru yagize ati:
Serivisi mbi ivugwa kuri iriya poste de sante ya Kazirankara ntabwo nari mbizi, gusa twebwe hari serivisi tudatanga, harimo nko kwakira umubyeyi utwite ugiye kubyara kuko nta serivisi yo kubyaza twebwe tugira. Ngiye kubikurikirana kandi birakemuka vuba bidatinze. Abaturage ndabasaba kujya batanga amakuru ku muntu wese ubaha serivisi mbi. Iryo vuriro ry'ingoboka rya Kazirankara ritanga serivisi ku baturage basaga ibihumbi 10 bari hafi yaryo, kandi ngo ryaje rikenewe cyane kuko ufashwe ahita ahabwa ubufasha atari yaremba bikabije cyane. Ibi kandi byagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyira, Ndandu Marcella, yavuze ku bijyanye no kuba abarwayi bakirwa nabi hagakekwa ubusinzi ko bigiye gukurikiranwa. Ubwo yasubizaga itangazamakuru, uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyira, Ndandu Marcella, yasubije agira ati: "Mwiriwe neza, byaba biteye agahinda kuba hari ukubwira nabi uje gusaba serivisi, noneho birakabije kubwira umurwayi nabi cyangwa muganga akaza mu kazi yasinze. Tugiye guhita tubikurikirana, turizeza abagana iryo vuriro ry'ingoboka rya Kazirankara guhabwa serivisi nziza." Igikomeje kubabaza abaturage nuko aba baganga nta kintu baba barimo gukora, kandi umuturage yagiye kwa muganga arwaye kandi yaturutse ahantu kure cyane bikabije. Aba baturage barifuza ko babirukana cyangwa bakabagira inama y'uko bagomba kwitwara mu kazi. Ibi byabaye kuri rino vuriro rya Kazirankara si honyine kuko hagiye hatandukanye. Abaturage bakunda kumvikana cyane mu itangazamakuru bavuga ko abaganga bakunze kubarangarana cyane bigatuma umuntu abura ubuzima, kandi bitari bikwiye ko abura ubuzima, ahubwo ari ukubera abaganga babarangaranye. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nabwo tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo tugomba guhinduramo mu makuru yacu ubutaha, kugira ngo ubutaha tuzabagezeho amakuru meza kandi yizewe. Mu gihe umaze no kumva iyi nkuru, yifate uyisangize abandi kugira ngo bajye bumva aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.